ndabashuje aho muherereye hose mugira amahoro y'Imana, ndabifuriza ibyiza byose kandi umuremyi atanga, kubera ko mubaye hano, kubera ko muri kumwe natwe mukadushyigikira, kandi ibyiza bikaba bikomeje kuba byinshi. Ndashimira Imana, nakagombye kuba narahagaze ariko kuba nkomeje nuko numva ubuhamya buryoshye ntashoboye kubasangiza hano, ariko mubyemere ibiro byarashize, abantu bagaruye imbaraga, abantu bamerewe neza, biduhaye imbaraga rero zo gukomeza kugira ngo n'abandi bamenye ibingibi, bamenye uko Imana igira neza, yaduhaye ibyiza. Kandi aho umuntu wose atuye hakaba hari igiti gishobora kumuvura, ntukeneye kujya kugura ibyo kwa runaka na runaka, ibyakorewe mu ruganda rwa hehe n'urwa hehe, kwisiga ibiki sinakubwira, ukeneye igiti cyaho utuye kikakuvura. Imana ijya iduha kubimenya, ni ukuri pe. Ahangaha rero hari umutobe mwiza cyane uryoshye, ni umutobe wa grenade na gicunga ndimu. Ukoresha ibyo ushoboye, kandi niba grenade utayibonye rwose nababwira ko amapera yabisi yasimbura grenade, bishobora gukora umurimo umwe mu mubiri. Donc amatunda na gicunga ndimu, ni ukuvuga cya kindi kiba kimeze nk'indimu uteranyijeho n'ironji, ni ikintu cyiza cyane kuko gifasha gukura umwanda mu mubiri ku buryo bwiza, kimwe n'ibindi byose. Ngenda gikunda cyane, kimerera neza mu mubiri ku buryo rwose ndakibaratiye. Gifite ibara rijya gusa na oranje, murakibona hariya ku ifoto, kikaba kigira akantu kameze nk'agasharira ariko karyohereye, kameze neza. Nifuje rero ko tuganira ku bibazo bitatu abirabura duhuriraho hafi ya twese, nanjye narabigize, kandi nuko byakemuka. Ikibazo cya mbere ni uko abirabura twese tugira virusi yitwa toxoplasmose. Ntabwo ari twese, benshi cyane usanga iyo dutwise kwa muganga badusangamo iyo virusi, ko tutabaye protege nayo. Ntabwo bayidusangamo, ahubwo basanga tutari protege, kuko ntabwo twigeze tuyirwara ngo tudevelope immunite ishobora gutuma iyo ndwara tutazongera kuyirwara. Ntabwo twayirwaye ngo uko uyirwaye biba birangiye. Abazungu babashe kuyirwara, ariko twebwe siko byagenze. Bigenda bite rero? Icyo gihe wirinda ibyatsi, wirinda ibintu bivuye mu murima ako kanya, cyangwa ukabyoza neza mbere yo kubirya igihe utwite. Ikindi kandi wakora, wirinda injangwe, kubera ko iyo uhuye nazo ushobora kugira umwana umugaye, cyangwa umwana akagupfira mu nda kubera iyo toxoplasmose. Ikindi, tugira ikibazo cya vitamine D, ariyo mpamvu rwose tugomba kwihatira umutobe nk'uyu nguyu urimo amavitamine C, tukajya ku kazuba kameze neza, atari akarya ryinshi rimena imbwa agahanga, atari n'irindi. Tukihatira ibintu birimo vitamine C, imboga, kandi tukabirya ari bibisi. Ni ukuvuga umutobe w'imboga rwose ndawubashishikarije, nzakomeza kuvuga igihe cyose, kuko iyo umuntu abikoze amererwa neza ku buryo budasanzwe. Ikindi gikomeye kandi cyo kwihutira gukora aka kanya uyu munota, ni uko abirabura benshi cyane tugira ikibazo cya feri, ubutabire mu mubiri tugira buke cyane. Icyo wakora rero ni ugushaka ubuki bwiza butakozwe, butakamuwe mu bushyushye, ukabunywa mu mazi y'akazuyazi. Murakoze. Nari ngiye ntababwiye ikintu feri, ubutabire mu mubiri bwangizeho ingaruka nkanjye ubwanjye, uta nk'ubwenge, ukibagirwa vuba, ugacika umusatsi, ugacika intege. Ibintu rero byo kwirwanaho kugira ngo tugire iriya feri, tugire amahoro.